ndabasuhuje nshuti bavandimwe, Imana ibahereze umugisha abari hirya no hino mu mpande zitandukanye z'iyi si, aho bwakeye mbese mwaramutse, abandi mwiriwe. Ni mwene so Ndamiye ubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nagarutse rero kugira ngo twongere tuganire, twumve ijambo ry'Imana. Ibintu nabitekereje igihe kandi nsanga ko hari igihe bizaba abantu ntibagire ahantu ho gusengera kandi bafite inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Nk'uko ubuse byatubayeho igihe cya korona, benshi babonye aho gusengera, ndetse na vuba aha ngaha hari igihe twagize ingorane zitandukanye, abantu baba mu rugo babura ahantu ho gusengera, ariko Imana yagize neza ko yazanye iri koranabuhanga, ubu buryo kugira ngo tuduhuriraho tuganire mu gihe wicaye mu rugo, mu gihe uri mu kazi, ubashe gukurikira ijambo ry'Imana, utazitwaza ngo ntabwo wumvishe, ngo wabuze abaguhereza ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ibi twabitekerejeho, tubikora twisunze ijambo ry'Imana, kuko hari ikintu umuntu yaguha ariko hari impano ataguha, impano iva ku Uwiteka. Niyo mpamvu tugira ngo tuganire aya magambo mu minsi tukiriho, mu minsi Imana kiduhaye ubu buzima, tubasha turaganira amagambo adufasha, adukomeza muri urugendo, ko turi muri iyi si atari iwacu, turi muri iyi si turi abagenzi. Niyo mpamvu tugomba kuganira kugira ngo nanjye mugenzi abona kiriho nzagende nsize umusanzu wanjye w'ivugabutumwa wo kubwira abantu ko Yesu agira neza, wo kubwira abantu gukomera kw'Imana, wo kubwira abantu imirimo y'Imana yakoze hagati mu bwoko bwayo. Ubushize rero twaganiye amagambo twaganiye yatubwiraga guhitamo neza. Ese guhitamo, mwashaka mwarakurikiye icyigisho cy'ubushize ngo mwumve guhitamo neza icyo ari cyo n'icyo bisaba. Inzira ebyiri ziri imbere yawe, no gucuzinga rero choice, ukamenya igikwiriye ugahitamo. Twumvishe ko Abisirayeli b'ubwoko bwahawe umugisha, Aburahamu abwira umugaragu kujya gusabira umuhungu we umugeni, aravuga ati ariko nujya gusaba umugeni ntukazajye mu banyamahanga, ntukazajye mwabara abanyakananikazi, uzansabire umugeni muri bene wacu. Ariko Abisirayeli hirya gato mu gitabo cya Nehemiya, ndumva ari Nehemiya 13 umurongo wa 25, avuga ngo nuko Abisirayeli ngo bivanga n'ubwo bwoko bw'abanyamahanga, ngo barongoramo abakobwa bishakira, ngo nuko Nehemiya ngagira ifu ry'umurimo, arakara cyane, ngo abapfura ubwanwa, arabakubita, ngo kubera ngo bari bivanze n'abanyamahanga bagiye kurongora abakobwa bo mu banyakananikazi. Ariko Imana rero ababwiye ati ntimuzase nabo, ntimuzivange nabo. Abisirayeli mu bwoko butura ukwabo, bari bwo kubutura ukwabo, ariko bamaze kwivanga n'abanyamahanga batangira kuvuga indimi z'igishidodi, bavuga indimi z'abanyamahanga, batangira kurongora bw'abanyamahanga. Ibyo ngibyo birakaza Uwiteka. Nehemiya arakara. Mu gitabo cya Nehemiya rero niyo mpamvu avuga ati ngo nuko abapfura ubwanwa, abapfura imisatsi, arabakubita. Bene data, bashiki bacu, hari ikintu cyo kiri imbere yawe bavandimwe. Imbere hari inzira ebyiri, hari iburyo hari ibumoso, hitamo. Ese wowe urahitamo gukurikira umuntu, urahitamo gukurikira ibinezeza by'iyi si, urahitamo gusa n'isi, cyangwa urahitamo gusa n'ijambo? Twaganiriye amagambo meza adusaba guhitamo. Rero nagira ngo karakaciyemo kugira ngo mbibutse nawe nimba uremera guhitamo gukurikira umuntu, kuko mu gitabo cy'Abami ba mbere 18:21 haravuga ngo nuko Eliya abwira abantu, iteraniro ry'abantu, Eliya aravuga ati niba ari Bayali mukorera,
mumukurikire. Niba ari Imana mukorera, muyikurikire. Ese muzageza ryari guhera mu rungabangabo mutagira amahitamo? Tuzageza ryari bene data guhera mu rungabangabo tutagira amahitamo? Hitamo rero, hitamo none bitaraba ejo. Nuze ejo bizacya gute? Hitamo hakiri kare, umenye inzira ukwiye guhitamo. Tuve mu byaha, twitandukanye n'ibibi babandi bigira ba runaka nyamara atari byo. Duhitemo neza, dukore icyo Imana ishaka, dukore ikinezeza Imana. Icyo ijambo ry'Imana ridusaba tugikore, kuko twebwe ntabwo turi guharanira ibishira, ntabwo turi guharanira ibishira, ntabwo turi gushaka bya bindi bya none n'ejo, kuko turi gushaka ibizaramba kandi bizahoraho, kandi hirya yabyo tukaba tubikiwe ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze. Namwarakurikiye kiriya kiganiro cyangwa se ikibwiriza twasizeho ubushize, mu kumva mugasobanukirwa mukamenya guhitamo. Imana ibakomeze. Reka dusome rero ijambo ry'uno munsi twajya ngo tubaganirize. Nanone ni akanya gatoya iyo tuganire, hanyuma tubarekure mwikomereze imirimo yanyu. Ni ijambo tugiye kuganira gatoya ryanditse muri Zaburi. Zaburi ya mbere ni umurongo wa mbere, turageza hepfo ku murongo wa 6, cyangwa se tugaruke ku murongo wa 5. Ushaka gusoma azakomeza asome, kuko iby'Imana ni byinshi kandi bijya bishira. Turadufataho gato 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 gato, ntabwo wabimara. Ni byinshi, kuko Uwiteka yatugiriye neza, aduhera ubuntu. Natwe reka tubahera ubuntu kugira ngo Imana ibashe kudukomereza hamwe ejo n'ejo bundi. Nimugirirwa ubuntu, twe tuzisanga turi hamwe muri bwa bwami bw'Imana yateguriye. Zaburi turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Amen. Ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'abanyabyaha izarimbuka. Amen. Turagushimiye kandi turaguhimbaje Uwiteka mubyeyi mwiza, Yesu Kristo mutanga bugingo. Tugushimiye ko waturinze, wabanye natwe. Rero komeza ubane natwe. Tugushimira ko ushoboje bene data bashiki bacu, abavandimwe bajya no hino bashaka kuba batwumva no kuzatwumva bagakurikira umubwiriza online. Mwami, twafashe icyemezo cyo kugira ngo tubwirize online, kugira ngo benshi badafite aho gusengera, badafite aho kuba bakumva ijambo ryawe, mu gihe bari iwabo bari mu mirimo bashe gukurikirana ijambo ryawe, maze bumve ijambo ryabakiza muri minsi turimo ya nyuma. Turi mu gisekuru cya nyuma, mu gihe biruhije, mu gihe kigoye, ariko Mwami tuziye ngo udukomeze, kuko wa Mana we umugaragu wawe yaravuze ati dukomezwa byose na Kristo uduha imbaraga. Uwo ni Pawulo wabivuze. Natwe tuvuze ngo dukomeze Mwami, utwongere imbaraga. Iri jambo tugiye gusoma ribe ubuzima mu mitima yacu, rikangura imitima yacu, abarabyumva bose ribashe kubateza intambwe. Urakoze kubyumvishe kandi urakoze kubyemeye, ko tubyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Iyi ni Zaburi ya Dawidi, ariko uyu munsi ntabwo ari Dawidi, ahubwo uyu munsi ni wowe, uyu munsi ni njyewe. Ntabwo riri kubyigwa Dawidi, nta nubwo ari Dawidi bivuga, ahubwo iri jambo uyu munsi ukimara kubyumva nubyita ibyahashize, nubyita ibyaba runaka, ahubwo nawe wumve ko ari ibyawe kandi bikureba. Tuyegana amagambo avuga abahiriwe. Abahiriwe ni bande? Tugiye kwereka abahiriwe abaribo. Akanya gatoya, duha umwanya wawe, udutega amatwi, udukurikire,
kugira ngo ubashe kumenya ugomba kubana nawe, ugomba gukurikira muri iyi minsi turimo. Haravuze ati hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ese waba uhagaze nk'uko Uwiteka ashaka, cyangwa nawe wicara n'abakobanyi ugakurikiza imigambi y'ababi, ugakora iby'isi igusabye, ugakora iby'isi ishaka, cyangwa se ukora iby'Imana ishaka? Ngo uwo muntu nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntuhagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiwicare n'abakobanyi. Amen. Ntiwicare n'abakobanyi, kuko abahiriwe birinda ibyo byose. Kuko biravuga ngo harahirwa. Ninde uhirwa? Guhirwa mbese ni iki? Ni imvugo ivuga guhirwa. Umuntu wabashije kugira icyo yakira, ufite ikintu muri we. Urahiriwe kuko ufite, urahiriwe kuko wabonye, urahiriwe kuko weho wumva. Imana iguha umugisha. Hahirwa rero umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicaye n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo wishimira, kandi amategeko ye niyo yiwibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Murabyumvishe? Kuko wahiriwe ku Uwiteka, uri umunyehirwe, ibyo ukora byose bizakubera byiza. Niwitandukanya n'ikibi, ukitandukanya n'abakobanyi, ukitandukanya n'indyarya, ukitandukanya n'amabandi, ukitandukanya n'ikintu cyose cyatuma bavuga ngo mbese nuriya nawe ni umukristo, mu mivugire yawe, mu myambarire yawe, mu mikorere yawe, mu kugenda kwawe. Kuko barebye Yakobo agenda, kuko yarahuye n'Uwiteka, bareba Petero agenda, barangije bavuga ati bataravugana bati uyu nawe niwe. Mu mvugo ye ati ni ukuri. Bakimara kumwumva bati ni imvugo ye iramugaragaza. Imvugo yawe ikugaragaze, ibyo ukora bikugaragaze, imyambarire yawe ikugaragaze, byose bikugaragaze icyo uri cyo. Amen. Amen. Imana ibamugisha nima tubashe kuba tukiri kumwe muri kumva aya magambo. Biravuga ngo ababi ntibazamera batyo, ahubwo bazahwa n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'abanyabyaha izarimbuka. Inzira y'abanyabyaha izarimbuka, kuko imigambi yabo n'ibyo bakora ari iby'akanya gatoya bigiye gushira vuba. Ariko inzira y'abakiranutsi ngo izakomera, kandi bazagera ku ntego, kuko abakiranutsi babita abanyehirwe. Reka dusome muri Matayo twumve icyo atubwira. Matayo 5. Ntabwo dushaka kubatinza, kadufate kano kanya twumve naho icyo batubwira. Matayo ibice 5 umurongo wa mbere. Uwo Yesu, umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa bande bene data, bashiki bacu? Abahirwa ni bande? Hahirwa abakene, atari abakene gushaka amaramuko n'imibereho yo guhaza igifu cyangwa guhaza yinda, ahubwo abakene, atari abakene bo gushaka imyambaro, atari abakene bo kwiganyira uko bazaba hejo, ahubwo abakene mu mitima yabo, bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, byo gushaka Imana n'umwete wose, byo gushaka Imana hakiri kare, byo gushaka umukiza kugira ngo abakize, abakure mu kaga, abakure mu bibazo. Amen. Ku murongo wa 3, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Babandi barize, yamarira mwarize bene data, yamarira mwarize bashiki banjye, igihe kiraje, igihe kirageze, muzahozwa. Hahirwa abarira, abashavura,
bashavura ibyo babona muri iyi si bitagenda neza, bakabazwa nuko abari abakiranutsi bagenda babona, abari ababwiriza bava bareba, ukavuga ati Mana bizageza ryari, uzageza ryari Mana? Hahirwa abarira kuko aribo bazahozwa. Imana ibahe umugisha. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, nk'uko twari tubivuga. Abafite inzara n'inyota, atari inzara yo gushaka fanta, atari inzara yo gushaka amazi, atari inzara yo gushaka ibi mubona, ahubwo inyota yo gushaka ijambo ry'Imana, inzara yo gushaka umutsima utanga ubugingo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Wagututse disa guhora ubusa ukamubabarira ukagira imbabazi, kuko bavuga ngo udatanga imbabazi nabo nazazihabwa. Ngo hahirwa abanyambabazi kuko nabo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Niyo mpamvu twitwa abana b'Imana. Niba wemera gukiranuka, ugakiranura abarengana, ugakiza abafite ibibazo, ukabana n'abakomeye, ukemera kubana n'aboroheje, niwizamure ngo Uwiteka yampaye, yangize iki n'iki, icyo uri cyo, ngo wizamure ngo wibagire ko Uwiteka ari ku ngoma, icyubahiro cy'Uwiteka wenyine, nawe ugatangira kwishakira icyubahiro. Bene data kisha abantu benshi muri iyi minsi, ariko reka duce bugufi, twemere kubana n'aboroheje, twemere kubana n'ibyoroheje, kuko Uwiteka ari we ukwiye gushyirwa hejuru. Imana bakomeze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka. Abera bakera barabarenganije, ababyeyi bemeye gukurwamo amada, abandi bemera gukerezwa inyerezo, abandi barimo ba Stefano bemera guterwa amabuye. Stefano arebye ahantu agiye kujya kari heza, arababwira ati Mana ubababarire kuko nabo batazi icyo bakora. Ukemera kurengana disi, ariko weho ukabasabira umugisha. Abari kukuvuma, barakuvuga nabi, weho basabira umugisha, babwira ati Mana ubababarire ko nabo batazi icyo bakora. Ngo namwe muzahirwa, mubyumve neza iri jambo turiho, namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi. Nase naho umuntu babeshyera ko umuntu arakwanze umuryango cyangwa akakwanga umudugudu, akagenda guteranya ku bantu, akagenda kubeshyera, kuvuga ibintu byinshi, agahimbahimba ibintu akarundaho kugira ngo uburyo akwanga abariko n'abandi bakwanga. Ariko aravuze ati muzishime munezerwe kuko bavuga byinshi bababeshyera. Erega abantu barahari barengana, abantu barahari babeshyerwa, ariko namwe mubeshyera abandi. Mwaciye bugufi k'igihe gitoya, k'Imana ariyo mucamanza, k'Imana izakugaragaza gushyira habona. Waciye bugufi ko ari mwe nk'abandi, ko n'umuntu uri kurenganya, uwo muntu uri kubeshyera ari mugenzi wawe, yaremwe nkawe, washize agapira hasi ukareba kwirirwa ushyushya inkuru za mugenzi wawe, kurivuga ngo uzatura ku musozi wera w'Uwiteka, n'udashyushya inkuru z'abaturanyi, nashyushya inkuru ya mugenzi we. Ahubwo niba ubonye mugenzi aguye mu kosa, gafite akantu runaka katagaragara nawe atabona, mwegera umusange, were gushyushya inkuru y'umuvandimwe wawe ngo umubeshyere, wongereho n'ibindi byinshi atavuze atanakoze. Ariko mwabana b'Imana mwe, mwabagaragu b'Imana mwe, mwaciye bugufi tugakorera Uwiteka tunezerewe, tugakorera Uwiteka dushima. Ko muri Zaburi ya 2:8 hepfo gatoya havuga ati mureke dukorere Uwiteka dutinya. Uwiteka afite igitinyiro kandi aratinyitse. Abadatinya Uwiteka mufite ibibazo. Uwiteka ari ku ngoma, akikiye ku ntebe y'imbabazi. Mureke twe tubabarirane kandi duce bugufi, ture gushyushya inkuru z'abavandimwe, ture gushyushya inkuru z'abaturanyi. Ahubwo nawe urabugiriwe amahirwe niwandika muri cyo gitabo cy'abahiriwe.
Imana iguha umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. N'abahanuzi ba mbere barabarenganije disi, bagiye batuka bajya kubaroha, barimo ba Yohana n'abandi, babaroha mu bihonomanga, bakabatwika mu ngunguru z'amavuta, bakabakora ibi byinshi, barabarenganya. Aho rero ukuntu barenganijwe bazira ubusa, mwemere namwe nimukirengere ngo mwiburanire. Umucamanza wacu n'umwe niwe uzatuburanira. Iyo ugiye kwiburanira wongera amakosa ku yandi, ariko iyi Imana uretse ikakubera umuavoka, Uwiteka ubwo akaba ari umucamanza wawe, ibyawe birangira ubireba, kandi abakuregaga n'abagutuka bose bakamwara ku mugaragaro izuba riva. Ngo se abaguhize ni bake, abagututse ni bake, abakubeshyeye ni bake, ariko uko bifuje ko bigenda siko byagenze, ahubwo uriho kubera Imana, ntabwo turiho kubera abantu. Narimo mbabwira ngo niyo mpamvu twebwe twubaha tukanumvira ibyo abayobozi cyangwa se abagaragu b'Imana batubwira iyo bahagaze neza mu ijambo ry'Imana. Ariko amaze gutambikwa bakava muri ubu buntu mu bwiza bw'ijambo ry'Imana, bagatangira kuvuga ibibarengera, bagatangira kuvuga ibibafasha, bagatangira gushaka ibibasapotinga, aho gushaka ijambo rikiza abantu bagashaka ibibasapotinga. Ibyo ngibyo bibaza ko bageze mu ijambo ry'Imana, ariko nyamara bamaze gutambikwa bagiye mu bintu bitagira umumaro, baratubeshya bakatubwira byinshi mukabyumva, abandi bakabyemera, ariko burya abana b'Imana babumva kandi barabona. Niyo mpamvu rero gikomeje kubabwira kuri amagambo, nimba nawe wemeye kugira ngo wandike mu gitabo cy'abahiriwe cy'abanyehirwe, emera utandukane n'ikibi n'igisa nacyo, utandukane n'imyuka mibi y'abahanuzi b'ibinyoma baza baguhanurira, bakubwira ibyo mafuti ngo nakaramanuriye, ngo nakararabimbwiye. Biravuga ngo muri iyi minsi ya nyuma hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma. Muzababwirwa n'iki? Muzabagenzurire mu ijambo ry'Imana murebe bavuga. Ntabwo umuhanuzi ajya kwivanga ngo ndi umuhanuzi, ntabwo pastor agenda avuga agikuta ngo tuza ngo njyewe pastor, ngo njyewe pasiteri, ngo mumbone, ngo muzambona. Pasiteri nimba ari warashyizweho n'Imana, ntareke kumenya ko ari pasiteri, bizagaragazwa n'ibikorwa n'imirimo ye. Nimba uri umuhansiye, nimba uri umubwiriza, bwiriza ijambo ry'Imana, abantu bazakumenyera ku mbuto wera. Ibyo uvuga n'ibyo ukora bizagaragarira abakumva n'abakubona. Si byo se hari ikindi? Imana igukomeza kandi ukomezanye urugendo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ibyo umuntu avuga byose, ibyo umuntu akora tubishyira kuri Oremu na Timimu. Oremu na Timimu nta kindi ni ijambo ry'Imana, kandi ibyo bintu biri kwenda biri guhura. Tugafata ijambo Buranamu yavuze, ko Buranamu ijambo yavuze yanditse muri broshire imwe yita Buranamu ni itoroshi, niwe mucyo wamuritse muri Bibiliya, kugira ngo uwo mucyo utumurikire, utumenyeshe ijambo ry'igihe. Rero niyo mpamvu basaba kugira ngo ibyo Buranamu nk'umuhanuzi ibyo yavuze ijambo Uwiteka aravuze, ibyanditswe, ariko akagira igihe agatanga n'inama z'ibivuye mu kiganiro cyangwa se mu jambo, akurikije uko abibona, akurikije uko abyumva, akavuga ati ngewe noneho nanze inama iyi n'iyi. Ko na Pawulo ajyaga arabwiriza akavuga ijambo ry'Imana, agatanga inama nka Pawulo. Ibyo rero tugomba kubigenzuza ibyanditswe kugira ngo tubashe guhagarara neza mu ijambo ry'Uwiteka. Mushobora kumva wenda mvuze akantu kadahuye, ngewe Damiye ndi umuntu, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo. Rero ntimuzakurikire Damiye ngo mwumve ibyo Damiye avuga cyangwa ibyo ari gukora, ahubwo mwebwe muzahagarare murebe ko ijambo ari kuvuga koko rihagaze rijyana n'ibyanditswe. Uko niko kuri. Reka dusoreze muri Matayo nanone 13 umurongo wa 16 haravuga ati, ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abahanuzi benshi n'abakiranutsi
bifuzaga kureba ibyo mureba ntibabibone. Murabyumva neza? Ngo ariko ngo amaso yanyu arahirwa, n'amaso y'abakiranutsi arahirwa, kuko arareba. Ntabwo areba bino bigaragara hano, arahweza akareba kure. Ayo maso rero ngo arahirwa, kuko areba akabona iby'ab'isi batabona. Amatwi yanyu akumva iby'ab'isi batumva, mukumva mukegera hirya, mukumva bya bindi bitumvikana abantu batabasha gusobanukirwa. Abakiranutsi ibyo barabireba kandi bakabyumva. Murahirwa rero. Ibyo nimba biba muri mwe, Imana ibahe umugisha. Ndababwira ukuri yuko abahanuzi benshi n'abakiranutsi bifuzaga kureba ibyo mureba ntibabibone, no kumva ibyo mwumva ntibabyumve. Nuko nimwumva uwo mugani w'umubibyi, uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we, uwo niwe usa n'izibibwe ku nzira. Uyu wari umugani, ntabwo tuwinjiramo cyane. Abumva amagambo y'Uwiteka bakayakomeza, n'abayumva bakanamuka bakayavamo vuba. Ariko Uwiteka aratubwira abahiriwe abaribo. Abahirwa ni bande? Abahiriwe ni bande? Ni abumva ijambo ry'Imana kandi bakarikomeza mu mitima yabo, bagakora ibyo gukiranuka, bakavuga ibyo gukiranuka, ntibavuge iby'uburiganya, ntibavuge iby'uburyarya, ntibashake ibibasapotinga. Kuko Yesu baramufashe, bamujyana imbere ya Pilato, bamurega byinshi. Baravuga ati, Yesu, ko wumva bakureze byinshi, ubivugaho iki? Ngo araceceka rwose, ntiyanisobanura. Kuko iyo aza kwisobanura, wowe nanjye twari gutsindwa, ntabwo twari kuboneka. Ese iyo aza kuvuga, tuba turi bene data. Tujye twemera, duce bugufi, tureke Imana aba ariyo ikora umurimo. Hano rero nshoje mbifuriza amahoro y'Imana, babwira ngo hano mfite broshire yanditswe n'umuhanuzi William Marion Branham. Ngira ngo iyi broshire murayireba neza, yanditseho, ni broshire y'Igiswahili, yitwa Kesi. Kesi ni urubanza. Urubanza rero ruri mu isi, kandi urubanza none rurahari. Ninde uri gucibwa urubanza? Hakitwa none, hakitwa uyu munsi. Emera ijambo ry'Imana riguhindure ube icyaremwe gishya, nawe wandikwe muri ba bandi bahiriwe Imana itarava ku ntebe y'imbabazi ngo ijye ku ntebe y'urubanza. Dore iyi ni aka gatabo, abenshi babizi barabizi. Branham ni umuhanuzi kandi twemera. Nubwo yahise yatambutse, ariko ijambo yavuze yaragiye, ariko ijambo ryo rirahagaze. Murabona ko agatabo ngamaranye imyaka ijya kurenga 20, karashaje, ariko ijambo ntirisaza. Amen. Abantu rero bazi uyu mugaragu w'Imana baramuzi, niyo mpamvu tubahishiye byinshi. Tuzagenda tuganira gake gake, ariko tuzajya dusome aya mabroshire yanditswe n'umuhanuzi, twumve lettre circulaire icyo Frank abivugaho. Frank nk'umugaragu w'ubwenge uriho muri iyi minsi, uhagaze kugira ngo afate ibyo kurya bihunitswe mu kigega agaburira abana b'Imana, atubwire ibikwiriye. Harahirwa abumva aya magambo. Iyi akaba ari indi, nabyo muhishiwe byinshi. Iyi akaba ari indi, murabona ukuntu ingana. Murabona ukuntu ingana. Iyi ni voice of God, ijwi ry'Uwiteka, ijwi ry'urangurura. Nayo ni ya Frere Branham. Yanditseho ngo mwenendo utaratibu mafundisho. Abantu bumva Igiswahili barabyumva. Mwenendo utaratibu mafundisho, ni ukuvuga urugendo rwacu tubagiramo gahunda, kandi mu byo twizeye tukagira
igihagararo kivuye mu nyigisho twigishijwe. Mbahishiye byinshi rero tuzabiganiraho, uko abavandimwe cyangwa uko abera bakwiriye kuba bifashe, uko tugomba kuba duhagaze muri iyi minsi. Reka twere kubarambira, mbije ko turafata akanya gato ariko mu by'ukuri ndi hano nka mwene so, muhishuwe byinshi nimwemera mukakurikira ijambo ry'Imana. Twaganiraga amagambo meza avuga ku bahiriwe abaribo. Imana ibamugisha kandi mukomeze mukurikire, kugira ngo uko tugiye dushiraho ibindi byigisho kuri iyi channel y'umubwiriza online TV mujye mubasha gukurikira, kandi Imana ibagirire neza. Turagushimiye kandi turaguhimbaje mu ngeri y'ubugingo bwacu, wowe Yesu Kristo wabanye n'abera batubanjirije, bana natwe uyu munsi. Turi ahantu hatoroshye mu bihugu bikomeye, ariko waravuze ati mujye mwibuka kwibagirwa ni icyaha. Nimugera mu mazu mutubatse mukarya ibyo kurya mutahinze, nimuzibagirwe aho Uwiteka yabakuye igihe abise bari mu Egiputa, bari bafashe urugendo bagenda batangira kwifuza ibyo basize, ariko Uwiteka wabanye nabo urabagaburira. Niyo mpamvu mwinze kugira ngo ubane natwe, abashonje ubagaburire, abarwaye mwami ubakize, abananiwe ubashoboze, abihebye ubahumurize. Waravuze kuri se w'imfubyi, ngaho bana nabo, va kuri umugabo w'abapfakazi, ngaho mwami emera ubane nabo, ubabere umugabo ukuri, kandi uhagarare mu mwanya w'icyuho cy'umugabo badafite. Mwami gomeze utwiteho, utugire neza. Turakuze kugira ngo uduhane umugisha n'abakurikiye n'abatwumva n'abazatwumva bose, iri jambo twumvishe ribe umugisha muri bo, kandi ribe iribakomeza mu mitima yabo. Gomeze tugire neza, utuyobore mu nzira ikwiriye, dukore ibishimwa, dushimwe n'Imana ndetse dushimwa n'abantu. Gomeza utwiteho kandi gomeze tugire neza, utubabarire mu mwuka no mu mubiri. Ubugingo bwacu bugomeze mwami burerwe, bukuzwe, bukomezwe nawe. Tubyambaye twinginze ko ugomeza kwa natwe, kandi ukaturinda muri byose, kuko waturinze turi mu butayu, mbese uzabuzwa n'iki kuturindira muri iki gihugu? Mbese ninginze kandi nize kubyumvishe kandi kubidukorera byose, kubw'izina ryawe n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana umugisha. Bye bye. Mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye.